ubwo yankubise icyo kibatira mu gitondo cya kare mu masaa moya akinkubisa ambwira yuko ngo ngomba gupfa ngo ndamurengera ngo ndagira gute ariko bo bari bafitanye gahunda n'umugabo yuko bagomba kukinkubita ni hafi y'ikiyaga bakanjugunya mu kiyaga noneho ngo bakazaburana n'intumbi icyo gihe bacaga abantu imitwe bakayimaza iki bakayiha uwo muzungu ntago nzi niba barayitwaraga ariko bari abantu benshi cyane kuko nenera abavuze nabo kuko turabangamirwa cyane ariko jewe bwo nagahebuze ubungu barimo kumpiga ndaga nguko rero ikiganiro twatangiye tuganira n'uyu mumama ngira ngo mwumvishe ibyo twagiye tuganira ariko ibintu bye ni birebire twagize igice cya kabiri rero cy'ikiganiro twagiranye n'ubundi hari ibyo yatubwiye nabyo kugiye kubera ko koko bisa nkaho afite agahinda mu byumvikanye ngira ngo abarebye igice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye mwumvishe byinshi cyane mu bijyanye n'ubuzima bwe mwumvishe akarengane yagiye akorerwa reka tuganire mu igice cya kabiri cy'ikiganiro cye kugira ngo tumenye byinshi byimbitse ndetse tumenye n'iki n'ubufasha akeneye n'iki uburyo asabwa kurenganurwa n'ubuhe reka twumve uko bihagaze noneho witwa Uwari Dijipo Ikibungo hariya arababwira ati mumuha amafaranga ye yarayakoreye nta wundi muntu ugomba kuyafata nta nubwo agomba kuyafatira aho ngaho isake muyajyane Rukumberi kuko bari bashaka guhindura amakopi mu biro hari gitifu w'umurenge hari yatumye kuri gerefiye w'urukiko rwa Sake yatumye kuri polisi yatumye no ku bandi bantu bari bashinzwe kujya mu ntuza mu makopi bakagira bashaka kuruhindura icyemezo cy'urukiko cyakozwe Ikibungo bashatse kugihindura njyewe narabagize mpamagara Dijipo arabibatesha ababwira yuko amafaranga bakiriye bagomba kuyasubiza ku murenge wa Rukumberi akaba ariho njya kuyafatira icyo gihe Dijipo nageze Rukumberi ndamuhamagara arababwira ati mumuha amafaranga ye noneho amafaranga narayahawe nagiye nyahabwa ibice kuko na gitifu wa Rukumberi nawe yari yabyitambitsemo noneho barambwira bati jya ku rukiko ubwo nagiye kwa Perezida wa Repubulika naho barambwira bati jya ku rukiko noneho tubabwira ibyo bazagukorera rimwe na rimwe bakambwira kuri Presidence bati genda noneho meya guha ibiryo bitunze abo bana noneho nibamara kubiguha kugeza igihe bazamuhera abana meya bakubwiraga ko agomba kuguha ibiryo bitunga abo bana ni wa mumeya n'ubundi udashaka abwira umuyobozi w'umurenge wa Sake ngo nagire itariki nuko wenda ntabona uko ngira ariko nari nayanditse hariho Nyamihana Josephine yaravuze ngo abo bana ngo ndabarera ngo hariho nabyaye muri bose uwo nguwo yari meya oya yari gitifu umurenge ngo ntago nshobora wasake ariko ubu yavuye no ku buyobozi yaragize ngo ntago abo bana ngomba kubaha ibiryo ngo ntago ndise ngo nta nubwo ndi nyina ngo ntago nigeze mbabyarana nawe ngo genda ngo usubire iyo wagiye ngo wagiye kutureka hanyuma uraza kudufasha neza nyuma uwo Josephine niba ari Josephine wari uriho akavaho uwamusimbuye nawe still yakomeje kugendera muri uwo mujyo kuko nakubiswe iki kibatira cy'umuhoro kigacagagura ibitugu byose ari nayo mpamvu perezida njya kwivuza i Kigali ubu ngubu kuri One Stop Center Kacyiru ari nabwo hariho igihe banjyanye 2016 banjyanye Indera muri Nzaramba nibwo navuye Indera noneho ubwo ngubwo nabwo abandi babahaga ibiryo ariko njye ntabyo nabonye mfa nakomeje guhangana n'ubuzima ibyo byo kurya Presidence yategetse ko bari bubiguhe bigatunga abana ntago byigeze nta kintu nigeze mbona nta mfashanyo za leta nigeze nabona na mituweli ubu ngo ntayo mfite nubwo yatashye 2015 maze gukubitwa icyo kibatira cy'umuhoro yarari na Sudani ariko banagerageje guhishira wakinkubise batanga ruswa noneho n'ubumuga bwanjye barabwirengagiza kugeza ubwo none ubu ngubu barimo kumpata ngo ninjye guhingira abana bamaze gukura umwe afite 24 w'umuhungu w'imfura undi afite 20 yamujyanye Jarama niho abarerera nta mwana n'umwe mbana nawe uretse ubu ngubu uwo twabonaga nawe mutoya mu myaka 13 ari we mutoya wa Bucura
niwe nanone ejo bongeye baransemburuza nawe baza kumutora. Ni umugabo wari uri kumwe n'abana kuko yageze ubwo ntwara abana bose, abana arabagira. Mu minsi ishize nari maze iminsi ngi Kigali na Minaroge no kuri Presidence bategeka yuko uko icyo kibazo kireba bose bagomba kugikemura kugeza iyi saha. Nagiye na Minadefu babwira reserve commander wa Ngoma na reserve force commander na reserve yiwo ngo bampe biryo, noneho nibarangiza ikibazo bagishyire mu rukiko bamufate bamufunge. Byaranze. Gerageza wihangane utubwire, birumvikana ko ufite agahinda kenshi, ariko gerageza kugira ngo ufashe abantu badukurikiye babashe gusobanukirwa neza n'ikibazo cyawe. Wavuze ko ngo bagerageje guhishira uwo wagukubise ikibatiri cy'umuhoro, ariko nyamara ni wowe yagikubise. Wowe uramuzi uwo ngo wagukubise ikibatiri cy'umuhoro? Yitwa Bahutiraho Vedasti. Twari twatikanyije ku isambu narayiguze, yari uwo murima wari uwo mu muryango we, noneho nyigurana murumuna we amafaranga 35,000. Maze kuyigura nta mutekano nagize. Ubwo ngubwo umugabo rero nari maze kuhatera urutoki, bari barahampaye ngo mpagire. Maze kuhatera urutoki nibwo kuri 31 z'ukwa 11/2015 yansanze ku murima hari ku muganda w'ukwezi, njya gushakamwe ibijumba byo kuba natekera abana ngo mbasigire njye ku muganda. Ubwo yankubise icyo kibatira mu gitondo cya kare mu masaa moya. Akinkubisa ambwira yuko ngo ngomba gupfa, ngo ndamurengera, ngo ndagira gute. Ariko bo bari bafitanye gahunda n'umugabo yuko bagomba kukinkubita ni hafi y'ikiyaga bakanjugunya mu kiyaga, noneho ngo bakazaburana n'intumbi. None se wowe ibyo ngibyo wabibwiwe n'iki ko ariyo gahunda yari ihari? Umugabo hari icyo yari yabikubwiyeho? Barabyigambye kuko n'ubwo ngubwo nari maze igihe mpirwa. 2014 nibwo nashyiriye umugabo abana 2 nari mfite mu rugo kuko twari tutakivoma. Nabwo uwo muntu wakinkubise n'ubundi narishinganije kuri Minisiteri y'Umutekano ikiriho yuko uko bagiye kunyica. Naramuvuze harimo n'abandi bari bafatanyije, kimwe n'uko ubu ngubu nabwo ndimo guhigwa ni karitsiye yose y'abaturage. Harimo abonzi, harimo n'abo ntazi, ariko ni nka timu y'abantu 20. None se mama, twumva ubyumvishe neza, ngira ngo ntago ntekereza ko umugabo ari we waba ufatanyije n'iyo timu yose cyangwa se karitsiye yose. Ubwo karitsiye yose yaba ifite hari uburyo ifitanye n'uwo mugabo imikoranire ya hafi ku buryo bose bashaka kukurwanya? Icyo gihe hari umuzungu wari uri wacu afite akabari. Uwo muzungu niwe bacaga ibihanga hari mu kiriko ntago hari umugezi, nta wajyaga kuvoma, nanjye barahantegera. Ubwo ngubwo uwo mugabo yakinkubise n'ubundi biri mu mugambi wo kunyica. Namushyiriye abana bamuhamagara, yakoreraga ikami, barabamuha, nanjye nsigara njyenyine. Ubwo noneho ibitero biba birahoshorotse, ubuyobozi buraza aho hantu mu kiriko barahiciraga abapolisi n'abasirikare. Nibwo hahise haza n'ikigo cya gisirikare Isake aho ngaho. Ari ibintu uvuze ngo byo guca ibihanga, ngo n'umuzungu wari ufite akabari byo guca ibihanga ni gahunda ki yari ihari icyo gihe? Icyo gihe bacaga abantu imitwe bakayimaza iki? Bakayiha uwo muzungu? Ntago nzi niba barayitwaraga, ariko bari abantu benshi cyane kuko narabavuze nabo kuko turabangamirwa cyane. Ariko jewe bwo nagahebuze ubungu barimo kumpiga ngo ndabarega ibyo bakora byose, ngo ndabarega ndagira gute. Ubungubu nge nta mutekano mfite kugeza iyi saha. Dufashe tubanze dusobanukirwa iby'uwo muzungu n'akabari no guca imitwe. Uwo muzungu niwe watumaga abantu guca imitwe? Kugeza ubwo bagize bahamuciye kuko abenshi baranabifungiwe icyo gihe. Minisiteri y'Umutekano yakomeje gukurikirana ubumuga natejwe 2015, ni nabo banamvuza kuri One Stop Center Kacyiru. 2018 nasubiyeyo bashyize tije mu mugongo kuko n'imitsi barayicagaguye. Ubwo ngubwo noneho gitifu umurenge we muri ya mirima yampaye barimo kumbwira ngo ninjye guhinga, kandi igisirikare cyarambwiye giti ntuzibeshye ngo ugire ikintu wikorera ku mutwe, ngo ugira n'ikintu ugira kuko nkuko impapuro zo kwa muganga zibyerekana. Ntago nemerewe rero gukora ibintu by'agahato n'iri zuba, ntago nemerewe kurigendaho cyane n'intege nkeya zanjye. Nta kintu
nta n'ibiro 5 naterura mu ntoki ngo ngire mvomesha akabido 7. Ubwo ngubwo n'umwana wamvomeraga amazi ejo twasitaniye Gafunzo baramutwara kandi bari kumwe na gitifu sinzi gahunda zabo. Bamutwaye muri kumwe n'ubundi? Twari kumwe tugiye ku isoko guhaha, ariko kuwa mbere abana batabaga mu rugo bari baje ndabakira ndavuga ni wenda baje kurira umunsi mukuru mu rugo kuko bari basanzwe baza n'ubundi kumpungabanya. Bitari kure mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize nibwo batanze memayi z'abapansiyo z'abademobe. Abana banjye bazifashe, nari maze kumushyira muri sogonderi, niwe wahagaze mu mwanya wanjye kuri memayi. Noneho nimero ya mbere yabaye Mukase, noneho iya kabiri uwo mwana wanjye wigaga sogonderi, ubundi hakurikiraho abandi bana bagombaga gufata memayi banjye babiri. Ubwo ngubwo hakurikiyeho musaza we, hakurikiraho na murumuna we, uwo nguwo twabanaga nawe. Barazihawe ari 3 uretse ngewe n'abandi bana 2 bakuze. Ibyo narabyakiriye kuko ntago twarenga hejuru y'amategeko cyangwa se ngo tugire, ariko nabwo bayifata iyo memayi bayihaye mukeba wanjye itamugomba kuko n'ubundi tukiri ku cyiciro kimwe dufatanyije imitungo. Konte yarabaye imwe nubwo konte yanjye yabaye bloke, ariko bayiborotse sinzi naho bayiborokeye kuko basabye kuko amafaranga 10,000 yasubira kuri konte yayo nkabona y'uburenganzira bwanjye, ariko barabyanze. Nkaba ntabaza Perezida wa Repubulika nsaba ngo mumfashe noneho abo bana bakurwa mu mashuri uko biboneye. Uwavuye muri sogonderi ubu ngubu ni urimo kumpiga, bamuhaye amafaranga baramuguririra ngo banyiceho na musaza we w'imfura, bamuha urufunguzo rw'igare ngo banigishe, noneho nibarangiza bankubita inyundo. Ibyo bana byarabananiye, kunyica byarabananiye, n'icyo gifunguzo kiracyahari kiri iwanjye mu rugo. Ubwo ngubwo baje kwisubiranamo nibwo nabimenye, ariko ubwoba bukantaha, baza kubaha amarozi ngo banyice. Noneho mbonye binaniye njya ku itariki 8 z'ukwa 8 nibwo nagiye kuri presidence nandika n'impapuro n'abampigaga bose nawe mbashyiramo n'abarimo koshya abana. Ubwo bantegetse kujya ku rukiko. Noneho najya ku rukiko bahamagaza abana, bahamagaje abana bavuga baboshyaga bose, ari naho nahise mbivumbura kuko bashaka ngo kugurisha aho ntuye, noneho ngo bakabyegurira abana ubu ngubu nibo ngo babaye abazungura banjye. Nta mutekano mfite ubu ngubu, barimo kunsohora mu nzu. Nubwo mu minsi ishize mu kwa 8 nabwo nagiye kuri presidence nahunze bashaka kunyica n'ubundi nabwo. Ubwo ngubwo barambwiye bati genda bagukemurira ikibazo, nta kintu giye. Abandi bagore bageze ku iterambere, naho ngewe nahugiye mu ntuza n'icyemezo cy'urukiko nago cyakurikijwe ngo mpabwe ibyo natsindiye. Gerageza wihangane utubwire. Aha ngaha tugusanze ni mu ntara y'Iburasirazuba n'ubundi, ariko mu karere ka Rwamagana. Wari waje mu gukora iki? Nari nje ku ntara kugira ngo bamfashe kuko n'ubundi nari navuye kwa Perezida wa Repubulika bampa nimero ngo ningerayo bazabahamagare bagire, kuko izo kuri presidence zo ngenda zihamagara zikanga no gucamo sibikundi. Ubwo ntago nzi icyo bavuganye, rero bari nahaje kubera umutekano muke nongeye gutezwa n'abana. Nabwo baje bamaze kuza, ntabwo nzi ibyo bakoranye na gitifu umurenge. Nabwo nagiye kubona abayobozi bose bafatanyije n'abana ku murenge. Ngiye guhaha n'umwana mutoya nabo bahita bamufata, ubwo baramujyana na se harimo n'abayobozi bose n'abagerefiye bose bashaka guhindura icyemezo cy'urukiko ngo ntabwo miza kwaka ibyo natsindiye. Ibyo natsindiye byabaye ikibazo ku buryo bumva banyica, ariko niyo urebye usanga nta n'imitungo nzira, ahubwo ari ukuzira ngo ndabarega ngo ibyo bakoze byose narabareze kubera iryo sezerano rya kabiri bamusezeranyije bwa kabiri kandi tutari twatandukana. Kandi iyo twatandukana kajana nta burenganzira afite bwo gusezerana kuko nta n'imitungo yanjye yari yampa. Bari bavuze yuko naramuka nyikujeho ku cyiciro
bazahita bampa n'imitungo iri rukumberi n'abana banjye tugasigara mu nzu twenyine, noneho n'ibya rukumberi byose tukabifata. Ibyo ngibyo ntabwo byakunze, ubuyobozi bwakomeje kugenda burya ruswa bashaka kunyica, ngiye nkabura uko mbigenza, nkagira amafaranga 10,000 nakomeje kuyafata nubwo bari bakuze abana, ariko nakomeje kugenda niyambaza abavandimwe, noneho nkareba ahantu nkora uturaka, rimwe na rimwe bikanana kubera ubuzima bungoye n'ibitugu ntabasha guhinga. Ariko nateraga indabyo kwa padiri no ku kibikira, n'uwo mwana w'umunyeshuri bamukuye ku ishuri bamujyana kumuzengereza mu buyaya na hehe agize. Umwana yaragiye ndabakurikira, ariko nabakurikira bakanteza amahembe yo kunyica ngo nkunde nagira ngo nazure ibibazo. Umutoya uwo batwaye ejo bundi wanyuma, undi yabaga kwa se w'imyaka 17, bose bamaze gufata amarangamuntu uretse uwo ngo wari usigaye, bavuga bati noneho nibaguha ibimutunga bihagije abone uko yiga arangize. Ariko noneho n'amafaranga nubwo bayafata kuri nimero y'irangamuntu yanjye, bivuga ngo kuri KSS banze ko ninjira kuri konte ngo ndebe kuri konte yanjye, nkaba nsaba kugira ngo noneho barebe umutungo dufitanye uhari w'amafaranga, kuko umutungo w'amafaranga ntabwo uri kugaragara, kandi umutungo w'amafaranga niwo natsindiye, nta bindi natsindiye. Rero barimo kubwira abana ngo nibanyirukane, noneho ngo urubanza rupfe gutyo. Nicyo kintu gerageza wihangane wenda tugane no ku musozo w'iki kiganiro twagiranye. Navuga ko ari ikiganiro kitari gitoya, birumvikana ufite agahinda koko, kandi mu bigaragara urababaye. Twagerageje gucisha amaso muri izi mpapuro zo kwa muganga, twabonye ko ufite ibibazo bitanakwemerera kuba wakora imirimo ivunanye iyo ari yo yose. Ni ukuvuga ko ubuzima bwawe budahagaze neza kugeza uyu munsi kuri aka kanya. Reka udufashe kugira ngo tumenye ngo ese ikintu wifuza ni iki, ninde wumva wifuza kudutumaho, ninde wifuza ko ubutumwa bwawe bugeraho kugira ngo abe yabasha gukemura ikibazo cyawe. Ihangane. Ikibazo ndifuza ko cyagera kuri Perezida wa Repubulika, nk'uko nakunze kujya ngenda bimwandikira mutabaza, kuko muri sake hagiye ingengabitekerezo bashaka kunyica. Abashatse kunyica bafatanyije n'abana, simbavuze kuko n'inzugi barazishe, amadirishya baramenaguye ibirahure, na serire barazishe, nta kuntu ngira n'inzu yarahomotse yaragize, byose baraza bagafotora gusa bakareba, nta tungo ngira, nta kintu mfite, ku buryo abana banziza imitungo, nta mitungo yabo ndya cyane. Nkaba nsaba ngo wenda bamanuke baze barebe iyo mitungo ndimo kuzira, bambwira niba ari imitungo cyangwa niba ari ubuzima bwanjye bashaka. Ariko ngasaba Perezida wa Repubulika yuko yandenganura nk'umuntu, nk'umubyeyi, kuko n'ubundi nakoze ndi umugore w'umusirikare, nawe ari umugabo w'umusirikare. Noneho hambwira niba umuntu ashobora gukora abandi bagahembwa, niba umuntu ashobora gukora abandi bagahembwa, umuntu akabura ikimutunga, kandi imitungo irimo kuribwa na rubanda, irimo kuribwa n'abayobozi. Kugeza iyi saha rero ubuyobozi nibwo mfitanye ikibazo nabo, kuko banga kunkorera ibyo amategeko ateganya, nk'uko urukiko rwabiciye, bakanga kumesha imitungo yanjye, cyangwa se bakaba baranze kuma imitungo yanjye. Reba hashize nk'imyaka 7-8 imitungo yanjye barayinyimye, kandi noneho bihari, ariko noneho bakaneza nabo ubwabo bakashaka kugira ngo bakomeze barye ruswa bagire. Umugabo yagiye 2013 Sudani, 2015 ajya Sudani, ariko nta n'ifaranga na rimwe yahaye abana cyangwa bagurira umwenda cyangwa ngo bashyire mu ishuri. Nakomeje guhangana nabo, gusa abayobozi bose babirebera, rimwe na rimwe bakagira igisirikare kikamfasha kikabagurira nk'imyenda cyangwa inkweto, nk'ubwo ngo mba nagiye kwa muganga banyishe gutyo, ariko nabwo bigeraho ngo birabananira. Ubu ngubu barimo kuvuga ngo nibagire abademobe bashubijwe mu kazi. Abenshi bari bene wabo niba barimo kohereza isake, abambere bo barebaga ikibazo cyanjye cya buri bose. Ariko noneho gukura abana mu mashuri byakozwe n'itimu ya karitsiye yose, ku buryo nabona ahantu ninyagamburira na gerefiye w'urukiko agira. Dufashe iki kintu tubashe kugisobanukirwa, natwemerere tugere ku musozo w'iki kiganiro. Abana ubu babayeho bate? Bari hehe? Bari kumwe nande? Ninde uri korera abana? Abantu ubwo ngubwo wona ari nsigaranye n'uwa mutoya, nawe bari
bari baragiye mu buyaya ngo i Kigali, undi ari akorera dimeni wa Rukumberi na Gitifu. ntabwo ari papa wabo wabajyanye, ni baragiye bakuwe mu ishuri baragenda gute? Babakura mu ishuri bakajya kubaragiza ahandi, akaba ariho barengereza amafaranga, kuko n'ubundi aya pansiyo ni ubwizigame twari dufitanye, niyo bari gufata. Ubwo ese abana ninde ubakura mu ishuri? nise ni Ntezi yaramye Augustin wari se ari nawe ushaka kunyica kugira ngo atware abana barere, kuko urukiko ninjye rwabahaye ngo mbarere, kuko basanze ngo nta cyaha mfite, ngo bambwiye kuko nta munyabyaha baho abana, barambwira bati hangane wowe noneho barere tuzakugenera. Kugeza iyi saha rero nibyo bampa byose, ndi guhigwa, ndi kugira gute, ubu ngubu ndimo kwangara, n'ubu ngubu ntabwo naraye mu rugo kubera abo bana bagize banteje. Ndabizi kuko bagize babahaye ibyo banyicisha na n'isaha, nubwo mvuye ku ntara baranyohereje nabwo ngo ninsubire Isake, ngo noneho ngo ikibazo cyose ngo mfite ngo nkibagezeho, ngo barampamagara ngo noneho ngo nkibagezeho, nabo ngo bari Isake ku murenge. Abo bana ngo bagiye kundega, ntago nzi ibintu bandega, sinzi ngo njye mbarira imitungo. Iyo mitungo ndagira ngo wenda bishoboka yuko abayobozi baza bakareba iyo mitungo nariye y'abana, wenda nanjye nkayiryoza cyangwa se ngahanwa, ariko nayo nkarenganurwa ngashyirwa ku ntuza. Birambangamiye cyane, byanteye ihungabana, bitera abana ihungabana, bitera abana intuza, ku buryo nibaza niba ari njyewe mubyeyi wabaye mubi mu ntuza mu murenge wa Sake cyangwa mu karere ka Ngoma, ku buryo abana banjye aribo bagira. Ariko ubundi babatwara bagambiriye kurya umutungo w'amafaranga, kuko ari wo mutungo twari dufite ugaragara kandi ugize, barawutwaye ku buryo n'urutoki bamuhaye ngo areberere abana be na urwo yarutemaguye, n'urwanjye agatemagura akarandagura kugira ngo abana batazajya gucamo n'igitoki bagize. Abana yakomeje kunaniza nkoramananiza nkora byanguhave, none kugeza isaha bishobotse Perezida wa Repubulika yangenera homba. Ihangane mama, ihangane, ngira ngo ubutumwa watanze turabukugereza aho wadutumye. Hanyuma ikibazo cyawe wagerageje, hari amazina amwe namwe wagiye uvuga muri iki kiganiro twagiranye cy'abo bayobozi bagomba gukurikiranwa kugira ngo ikibazo cyawe gikemuke, kandi tugusaba gukomera ukihangana, kubera ko igihugu turimo ni igihugu cy'umutekano, ni igihugu gishaka ko abaturage bacu bagira umutekano kandi bakabaho ubuzima bwiza. Ngira ngo rero ubutumwa turabugezaho, mwatubwiye ko tubagereza ikibazo cyanyu, ababishinzwe baraza kubikurikirana, muhumure kandi ibintu biraza kugenda neza. Murakoze cyane. Kimwe nsaba nko muri iki gihe cyo muri ibi bintu byo kubarurwa batanga ibyiciro, nabwo babanje kumisha ibintu barimo gukora, barimo kubarura ubutaka. Nk'ubutaka neguriwe ntago batumye mbubaruza, kuko bagiye babikorera mu nsengero bagakinga, nkabura aho babikoreye, aho batangaje kubikorera akaba ariho batabikorera. Noneho kugeza ubwo noneho n'imirima nahawe banga ko nyibaruzaho, kuko ntaho abana babageneye ngo njye mbifatanyije n'abana. Mwibaza isezerano nakoze icyo narikoreye, niba nta burenganzira ngomba kubona bukabona abana, ubwo ni njyewe wabaye inshoreke y'umugabo cyangwa ndiki. Mfite attestation de mariage, ntago nari nayita, kandi noneho yagiye gusezerana nta attestation de divorce, attestation de divorce yabonye, agitedagitire de divorce twahawe ntaki. Ari nayo mpamvu bakomeje kungumisha ku mitungo ye dufatanyije nawe. Iya y'ukubera barayirigitishije, kuko yari afite n'ibyuma bibiri bisya by'amasaka n'imashini yavanye mu rugo. Ubwo ngubwo yayihaye umugore we niwidodesha, ariko noneho ibyuma yarabigurishije, n'ibintu byose imitungo ya Rukumberi yarayigurishije, kandi bari baravuze kuko nayo ngomba kuyifata akagira. Ibi bintu byo kugumiza rero gushaka kumiga anyicisha, babwira abayobozi bamufate bamufunge bamushinja ibyaha bye, nabyo birandambiye. Niba nta bushinjacyaha bugomba kugira, uwitwa Paul yanze kubikurikirana, kandi niwe abana bahaye amakuru y'abantu barimo kumiga kunyica, barimo kuboshya, barimo kugira gute. Paul yari umushinjacyaha mu rukiko rwa Ngoma.
reka ikiganiro tugisoreza ahangaha. Ibyawe ni birebire ariko ngira ngo ibyo uvuze biratanga icyizere ko hari ubutumwa tubugezaho bugomba kugera kugira ngo ababishinzwe bakurikirane ikibazo cyawe kandi urenganurwe. Urakoze cyane. Ndasaba gusurwa nkarenganurwa kuko ngenda bangamiwe n'ibyo bama byose, nta mutekano mfite. Nabona abana banjye batuje, niyo babima abana banjye ntaza ahantu babashyize, ntaza ahantu babahereje, ntabwo byanyura kuko nabwo nubwo babigenza gutya ariko nabo ni ukubera ihungabana bahuye naryo, ni ukubera guhera mu gahirahiro k'imitungo yacu irigita tukicwa n'inzara kandi ibyacu birimo kuribwa na rubanda n'abayobozi n'iki byose. Ngerayo kuri iyi saha ndumva merewe nabi pe. Ihangane, ikibazo cyawe kirakurikiranwa kandi humura rwose bizagenda neza, ikibazo cyawe kizakemuka. Nimunkorera ubuvugizi nizeye kuko bizagira, kuko munabariza umubyeyi perezida wa repubulika wari undenganura, kuko ni ibintu bya gisirikare bigomba perezida wa repubulika, dore igihe narenganyirijwe n'abasirikare nabo batagira bose. Ndashaka ko perezida wa repubulika aba ari unyamurira ikibazo nk'uko nagiye mutabaza inshuro nyinshi cyane, dore yuko uko niyo mvuyeyo akanyohereza ku karere batanyamurira ikibazo, ahubwo bambangamira bigize boheje abana batwara impapuro zigize ibintu byose baratwaye, ku buryo ubu ngubu numva nta mutekano mfite muri jyewe, ari ryahungabana gusa. Ubu nta mitiweli ngira kandi RSSB irimo kuvuga yuko uko guhera ku itariki ya mbere z'ukwa mbere bazaba batacyakira mitiweli. Nkibaza aho nzakura mitiweli, nkibaza uko nzabaho, nkibaza uburyo nzagira, kandi n'ubundi nagombaga kubona MMI. Noneho n'abasirikare barimo kumbwira ngo imitungo nindeka kuyibaruzaho, ngo ngewe ngo gende ngo bampa amafaranga ku murenge. Amafaranga ku murenge barayohereje ariko barayariye, ntabwo nzi uburyo bayariyemo, ari nayo bagomeza kugenda banziza ngo ay'ubutane ningize inzu yansenyukiyeho, ku buryo nayo ubona ari ibintu birebire. Njye ntabona uko mvuga, nabuze imivugire yabyo, uretse kuba mbibona bikantera ubwoba, nareba n'ibyo nkorerwa birenze iby'abandi bikagira. Njyewe ubwanjye nta hantu nibona mu buyobozi, nta n'ahantu nibona nk'umuntu. Nabuze ubunyamuntu mbura iki byose, ku buryo nabuze umuntu wandenganura. Ariko perezida wa repubulika ndamutabaje ngo ntabare nk'uko nabyanditse, areba noneho n'abakomeje kumiga bose simbavuze, ariko ndasaba yuko uko namubonye nabo nahita mbavuga, kuko harimo n'abasirikare, harimo n'iki. Ihangane, ibyo ari byo byose ufite telefone. Reka tuze gusaba abantu n'ubundi abantu bakurikiye iki kiganiro kuri Afrilife TV kugira ngo umuntu washobora kugira ubufasha ubwo ari bwo bwose agerageza. Mu bigaragara nuko uyu mubyeyi arababaye kandi koko ubuzima bwe ntago buhagaze neza, kugira ngo babe babasha kumubona kuri izi nimero za telefone agiye kuvuga, uba wakoherezaho ubufasha buriya ngo kanga mu jisho ntikanga mu nda. Akantu kariko kose ushobora kohereza amafaranga yari yo yose kuri nimero yawe muri mobile money, kugira ngo abantu bagerageze kugufasha, bagerageze kohereza amafaranga. Uyu munsi ntago ufite aho uba, urimo uragenda uri mu ruzerero kandi uri umubyeyi koko wumva w'abana 5 wagakwiye kuba uhabwa icyubahiro ugombwa, ariko kubera ikibazo cy'umutekano muke ufite, kutize umutekano wawe, ubuzima bwawe ntago buhagaze neza. Reka utange nimero zawe za telefone kugira ngo umugira neza wese waba ukurikiye iki kiganiro abe yabasha kugira icyo akora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Duhe nimero yawe ya telefone. Ni 0784339093. Niye MTN yonyine ngira, nabwo nasabye ubwo na Minadefu ngo ninyifunguze bazijye banshaka bambone, ariko noneho ngira ngo bari kunshyiraho amafaranga nayo bashyizeho, nta nubwo bigeze bagira. Niko gahirahiro kose mezemo, ku buryo nayo mbonye uko nenda kuyigurisha nayigurisha nkabona ayo kwifashisha. Na n'ubu nta tike mfite yo gutaha, nubwo bambwiye ngo imodoka iraza saa 9, kandi ku ntara barambwiye ngo nihute njya ku murenge, ngo ndavugana nabo ndi ku murenge wa Sake, nta n'amatike mfite. Nkibaza uburyo nzajya magera, kandi noneho ayo magendera byose ariho igihe imitungo y'iwacu nayimazeyo, nagize gute ngira 8 nahawe. Ubu ngo nkoresha amafaranga nagujije na Mwisi ngeneza wanjye.
Iyo birahagije ngira ngo nimero yawe ya telefone urayitanze, reka bagira neza baze gukoresha ubu buryo kugira ngo nimero yawe ya telefone babashe kuba bakuremera. Mu Kinyarwanda bibaho ko kuremerana bibaho kugira ngo hacishweho inkunga iyo ari yo yose uko yazingana kose, kugira ngo byibuze ibigufasha muri iyi minsi mu gihe ikibazo cyawe kirimo kirakurikiranwa n'inzego bireba. Ni Free Life TV mukomeje gukurikirana, njye DJ Mubera. Banyimura mu karere ka Ngoma bakareba ahandi hantu banshyira pe, kuko akarere ka Ngoma ndakahaze n'abayobozi baho ndabahaze n'abaturage baho ndabahaze, ku buryo numva nta mutima w'umuzima ngibafitiye. Ngayo nguko rero mwumvishe ibyo twaganiriye n'uyu mubyeyi, murumva ko ibibazo bye ntago byoroshye, ariko tuzi neza ko abayobozi bahora baturebera ibyiza, bahora bifuza ko abaturage bagira ubuzima bwiza, bahora bifuza ko abaturage bagenda bakabaho neza, bakabaho ubuzima buzira umuze, ubuzima bwabo bukagenda neza. Bagomba kumurenganura kubera ko koko yararenganyijwe mu bigaragara. Ibyo yagiye avuga bitandukanye, mwagiye mwumva ibyo yagiye avuga bitandukanye, mwumvishe akarengane yagiriwe. Turasaba rero ko ubuyobozi bireba bugakurikirana ikibazo cy'uyu mubyeyi kugira ngo abashe kurenganurwa nk'uko n'ubundi abandi banyarwanda bose barenganurwa. Ni Free Life TV mwari mukomeje gukurikirana, njye nari J Mubera. Tukibutsa ko nawe niba utarakora subscribe, nyamuneka kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, aho tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Stay in touch.